Hey guys, kaza nanone urisanga mu kiganiro cy'imyidagaduro. Amakuru yacu ni akagaruka tugeza amakuru atandukanye. Kora subscribe, utwereke urukundo, kora kuri share, kore kuri like ndetse twandike no muri comment kugira ngo tubone urukundo mutwereka nkuko natwe tudasiba kubabwira yuko tubakunda umunsi ku munsi. Muhanzi rero Bruce Melodie nkuko yaciye agahigo ko kugenda muri private jet, yaciye agahigo kugura imodoka ihenze ya Brabus, yaciye uduhigo two gutwara ama award menshi, yaciye uduhigo two kugenda ahagararira u Rwanda hirya no hino mu miziki, yaciye agahigo ko gukora ibintu byinshi cyane. Bruce Melodie ni umuhanzi ufite ibigwi. Agire gutya rero agere ku kibuga cy'i Burundi, tubone inkuru zivuga ngo Bruce Melodie bamufunze. Gusa muri video nabonye njyewe yakozwe n'abarundi akigera kuri airport, hari ahantu babanje guca hameze nko muri kona somehow, bigatuma nyine aza gusohokamo ari kumwe n'abapolisi cyangwa se sinzi abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bikaza kuba bivugwa mw'ubwo buryo yuko byashoboka yuko yaba yafunzwe, cyane yuko byanditswe n'ibitangazamakuru by'i Kigali mu Rwanda. Byumvikana yuko Bruce Melodie yaba yafunzwe akigera kuri airport. Gusa ariko nk'uko maze kubikubwira ko nabibonye njyewe, n'ukuntu bamunyuje ahantu hasa nko muri kona, ubona yuko hari utuntu bari kuvuganaho nabo bashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege, ariko mu by'ukuri Bruce Melodie ntabwo bigeze bamufunga. Ayo niyo makuru naguha. Rero Bruce Melodie nk'umuhanzi ufite ibigwi, ufite byinshi agiye kwerekana mu mujyi wa Bujumbura mu bitaramo bibiri bitandukanye, nk'uko ejo nabikugejeho ino nkuru ivuga ukuntu amatike ateye n'uko byubatse. Bruce Melodie waciye uduhigo twinshi, kw'inshuro akaba agiye kongera guca kandi gahigo ko kuba agiye gukora igitaramo gihenze mu mateka y'umuziki w'abanyarwanda, mu mateka y'abahanzi nyarwanda, gukora igitaramo gihenze kugeza kuri uru rwego. Simbisubiramo, ubaye utabonye iyo video wasubira inyuma ukajya kureba inkuru ibivugaho kuri Bruce Melodie agenda muri private jet mu gihugu cy'u Burundi. Bruce Melodie rero nk'umuhanzi ufite ibigwi bitandukanye, urabizi ko yagiye anakora n'indirimbo zigakundwa n'abarundi. Hari indirimbo zitwa ngo za guhera ku indirimbo zitwa ngo za uzandabure, zagiye ari indirimbo zikundwa mu Burundi. Ndibuka hari akavideo Bruce Melodie yari ari kumwe n'uwo bita Kibido, ku kavideo kagiye hanze 2019. Icyo gihe nyine bari kuvuga kuba bakorana collabo Bruce Melodie na Kibido. Kibido urabizi ni umulegend ukomeye cyane muri East Africa ku kintu kijyanye n'umuziki. Kibido rero n'umulegend, icyo gihe ndabyibukabwiye Bruce Melodie ati njye natangiye kureba indirimbo zawe guhera ku ndirimbo za uzandabure. Ati no ndirimbo bwa mbere njya kwibona nasanze abana banje bari kuyireba kuri televiziyo, bari kuyiririmba bati uzandabure. Barambwira ati daddy ngwino urebe ino ndirimbo y'umuhanzi twa Bruce Melodie. Ati mbambonye Bruce Melodie gutyo tinangira no kujya ndeba indirimbo ze ndetse nkazikunda. Bruce Melodie yagiye akora n'amakorabo atandukanye, harimo nk'iyo yakoranye na Iva Muziki yitwa Feelings. Iva Muziki ni umuhanzi wo mu Burundi. Hari kandi ibihangano yakoze mpuzamahanga, ino yakoze indirimbo ari kumwe na Harmonize Total Crazy, yakoze indirimbo ari kumwe na Eddy Kenzo, indirimbo yitwa Nyora iri kubikorana n'ubu ngubu. Yakoze indirimbo amahit na ba Calligraphy Jones, yakoze amahit n'abahanzi ba Famaika, yakoze amahit n'abahanzi nyine bakuru pe bitabiriye amarushanwa ya dance. Kandi murabizi yuko umuziki w'u Rwanda w'abanyarwanda i Burundi urakora cyane. Nuko rero
Bruce Melodie nawe akaba yagize gute, yageze Bujumbura yakiranywe urugwiro. Byumve inshuti yanjye, Bruce Melodie bamwakiranye urugwiro kuri airport, bari bahuze baje kumwakira. Ibizungerezi ibyukiwe, kureba ibyuki mara yanjye, hari ibyuki ninkubwira ibyuki wumva ibizungerezi by'abarundi byari byaje kwakira Bruce Melodie n'indabo. Nubwo mu minsi yashize hari saga yavuzwe yuko ngo Bruce Melodie ngo yarasebye, ngo kuba yaragiye ngo kuri airport bagiye kwakira Kiss Daniel ngo akamuca amazi, ngo indabo ze ngo nazemere. Ibintu nk'ibyo bigenda bitavugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri nta gikuba cyacitse. Nk'uko Fata ku Mavuta yabisobanuye, niwe wavuze ngo uyu mutipe ni indisipurine. Nanjye reka mbigarukeho kuba ibi ngibi byarabaye kuri Bruce Melodie, umuhanzi ngo nka Kiss Daniel ngo akamuca amazi kuri airport, akanga amawuwa yiwe. Icyo wamenya nuko Kiss Daniel ari umuhanzi w'indisipurine, nta disipurine agira. Ibi ngibi ndabivuga mbabaye, ntabwo nishimye pe, ndabivuga mbabaye. Kiss Daniel ni umuhanzi w'indisipurine. Mu gitaramo, bino by'ibitaramo atangira kubikora nyuma y'uko asohoye Buga ikarya hit, n'andi maririmbo yagiye asohora akarya hit. Kiss Daniel yakoze igitaramo muri Zambia. Muri Zambia yarakererewe, ndetse icyo gitaramo umunsi n'icyaba biba ngombwa yuko bamubwira ati twarishyuye gutya na gutya, bagishyira undi munsi hafi y'uko igitaramo cyari kigiye kutaba. Icyo gihe agasaba n'imbabazi abazambiya. Kiss Daniel yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arakererwa, yerekana imico itari myiza. Kiss Daniel hafi yo gufungwa. Kiss Daniel yagiye mu gihugu cya Uganda, arakererwa, ibintu biradogera. Kiss Daniel yagiye mu gihugu cya Tanzania, arakererwa, ndetse icyo gihe igitaramo nticyaba. Kiss Daniel bamujyana kuri polisi, ndetse asinya amasezerano y'uko agomba kujya gukora igitaramo. Aragenda aragikora ku wundi munsi. Kiss Daniel mu Rwanda igihe bari bamutegerereje yarengejeho amasaha 5. Kiss Daniel yaraje yirya ku bantu bari baje kumwakira, harimo na Bruce Melodie. Mereye muri Zambia, icyo gitaramo yahereyeho yerekana kuba indisipurine kwe, kugira ngo byumve neza buryo ki Kiss Daniel ari umuhanzi w'indisipurine. Kuba biriya byarabaye nta gikuba cyacitse, nta nacitse amabere. Bruce Melodie nk'uko nabivuga ati niba umufungo twavuganye bakawuma, kigiye nkakora akazi, ibindi ni ibindi. N'ubundi ibi byose tuba dukora everyday, tuba turi kugira ngo tubone uko twasurvivinga, it's life. Ariko mu by'ukuri Kiss Daniel ugomba kumenya ni indisipurine ku rwego rwo hejuru. Anyway, reka tumuveho, reka tumwihorere, n'ibimureba n'ibimureba. Ariko umuhanzi turi kuvugaho ni umuhanzi wacu hano mu Rwanda, niwe tugomba gusapotinga. Wowe uri hirya no hino ukaba uri kureba iyi video cyangwa se ukaba uri kumva ino nkuru, you have to share. Ushobora kwisharinga ikagera kure, kugira ngo n'ubundi byose tubashe guteza industry y'imyidagaduro yo mu Rwanda, tubashe kwiteza imbere. Bruce Melodie nta kosa afite. Bruce Melodie i Burundi nawe yakiriwe nk'umwami, ndabigutuye, yakiriwe nk'umwami kandi baranamukunda, nk'uko nabo ngabo bibaza biyemera bakakirwa hano i Kigali. Kuko buriya biranambabaza guhereza agaciro umuhanzi wo hanze, ugasanga mu Rwanda bamutesha agaciro, nk'uko n'abanzi bo mu Rwanda bamaze iminsi babirwanira. Wowe unkurikiye, mufana w'umuziki, you have to support your artist. Nukuri ukwiye gusapotinga abahanzi bawe, not kurebera ku by'abapromota baba bakoze cyangwa se abanyamakuru basebya abahanzi. Kugira ngo music industry yo mu Rwanda izamuke, nuko twita ku bintu byacu tukabikunda. Nicyo kintu cyonyine baturusha mutering you hariya hanze.
asigaye ibindi natwe tukagenda tukabikora, tukazamura ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kikamenyekana mu mahanga yuko dufite abahanzi bakaze ba Bruce Melodie, Meddy The Ben, ba Juno Kizigenza, ba Keniso, ba Bwiza noneho we n'ibindi bindi. Jewe maze iminsi mbwira abantu uti Bwiza niti wa Savage wo mu Rwanda, ikintu musabwa ni ukumuha umwanya Bwiza, mukamwitaho, mukamusapotinga. Asigaye afite ibendera ry'u Rwanda akaryamamaza ku isi. Bwiza mubonamo ubushobozi bwo kuba yakora ibintu bya danje, mubonamo Tiwa Savage uwo mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko nguko ngiye mufata, nuko nguko ngiye mbibona. Bwiza ni umuhanzi udasanzwe. Ibyo byose byari biturutse ku kuvuga kuntu abahanzi bo mu Rwanda babikora. Bruce Melodie yakiriwe neza n'urugwiro, bamwishimiye, kandi nawe yijeje abarundi yuko agiye kuhakorera igitaramo cya danje. Akababwira ati nagerageje gukora iki gitaramo atari ko ntibyankundira bitewe n'impamvu zitanurutseho za COVID-19 ko ingamba zitabyemeraga, atari ko nubwo nabiteguye igihe kinini, umunsi urageze, harageze kugira ngo mbereke ibyo nabateguriye. Ati nizeye ko bizagenda neza bitewe nuko narateguye kuva icyo gihe byapfaga byose, kuva icyo gihe narateguraga, still now ndacyategura. Ati kandi meze neza, nzabaha show